ntabwo binyoroheye. Uyu mubyeyi ku myaka mbaye hano muri Gisozi nta muntu yigeze agirira nabi, nta muntu yigeze abanira nawe nabi. Umubyeyi yadufasha atitaye uko umuntu ari kose pe, ariko inkuru ye yaduciye umugongo, twababaye bihagije cyane. Uyu mubyeyi Mama Diane nta muntu yigeze abangamira mu mibereho ye yose. Mama Diane rikavukira hano ruguru. Mama Diane yaradufashaga, yagiraga gute, ariko itotezwa ryerekeye no kuba n'umugabo we n'abaturanyi hano hepfo. Yego. Pe byo ryari rihari. Ryari rihari, urupfu rwe mana yanjye. Have byihorera. Mwe mwari muhari cyase mwumvishe aya makuru mutuye hano hafi ndetse mwantahiraga ahangaha. Uyu mugore n'umugabo bapfaga ayahe makimbirane kugeza ubwo bagezaho umugabo yakivugana umugore we. Mbimenye mu rukerera mu masaha ya 8 z'ijoro ngo bari bafitanye ikibazo gikomeye cy'imiryango cy'urugo. Umugabo yashinjaga umugore kamuca inyuma. Yego. Ariko kugeza amagingo ubu nta gihamya gihari y'umuntu akeka, nta gihamya yuko n'ubuyobozi batuba ngo niba ufite gihamya cyangwa se ufite ibizibiti urabigaragaza. Ako y'umuntu abwiwe ikintu nta atagihagazeho agendera kuri ibyo ngibyo, nkeka kacyo cyane bimuteye we agatara umujinya uko yakora ibyo ngibyo, ariko nyuma yaho habayeho kwicuza ngo nsigaye hehe nanjye wakwiyahura. Umugabo nawe yashatse kwiyahura. Yego. Yashatse kwiyahura kubera iki? Nimba mwumvishije amakuru yaba ari iki cyatumye wenda yumva yakiyahura? Kubw'ibyo yakoze. Kubw'ibyo yakoze byatumye nawe avuga ngo reka niyahure ntaho nsigaye. Ariko kubw'inzego z'umutekano zari zahageze, zatumye nawe icyo gikorwa atakigeraho. Nubwo iyo nkuru twayimenye muri ayo masaha 8, ariko mu baturanyi be bivugwa ko nubundi amakimbirane bari bayasanganywe. Avuga ati nzakwica. Ubwo rero iki saha yo cyari cyo gihe cye cyo kugira ngo abisoze, ariko iyo mvugo yayihoranaga mu kanwa kiwe. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Oh yes, reka musubize mwongere mwikaze mwifurize amahoro y'Imana muherere wese kwisi, niba uri mu gitondo mwifurize igitondo cyiza, nimba uri nimugoroba mwifurize kugira umugoroba mwiza. Ngende ore nk'ibisanzwe aha duherereye turi muri Gisozi, by'umwihariko turi mu isibo ya 7 Imena, umudugudu w'Amarembo, akagari ka Musezero, umurenge wa Gisozi, aho bivugwa ko hari umugabo wihekuye umugore we amusanze muri botike. Aha duhagaze cyase aha twicaye ni kuri botike bakoreragamo. Umugabo yagize gutya yihekura umugore we, ndetse akimara kwihekura ahamagara abashinzwe umutekano. Uyu turi kumwe rero ni umwe mu baturanyi cyangwa se abahahiraga kuri iyi botike yapfiriyemo uyu mugore ndetse yanaguyemo. Tugiye kuganira nawe. Mama mwihangane, uraho neza? Muraho neza. Bivugwa ko umugabo yihekuye umugore, ese iyi nkuru yaba ariyo ya nyayo? Uyu mugabo yaba yihekuye umugore ngo bitewe nuko hari undi mugore yari yarinjiye ku ruhande? Ntabwo binyoroheye. Uyu mubyeyi ku myaka mbaye hano muri Gisozi nta muntu yigeze agirira nabi, nta muntu yigeze abanira nawe nabi. Umubyeyi yadufasha atitaye uko umuntu ari kose pe, ariko inkuru ye yaduciye umugongo, twababaye bihagije cyane. Uyu mubyeyi Mama Diane nta muntu yigeze abangamira mu mibereho ye yose. Mama Diane rikavukira hano ruguru. Mama Diane yaradufashaga, yagiraga gute, ariko itotezwa ryerekeye no kuba n'umugabo we n'abaturanyi hano hepfo. Yego. Pe byo ryari rihari. Ryari rihari, urupfu rwe mana yanjye. Have byihorera. Mwe mwari muhari cyase mwumvishe aya makuru mutuye hano hafi ndetse mwantahiraga ahangaha. Uyu mugore n'umugabo bapfaga ayahe makimbirane kugeza ubwo bagezaho umugabo yakivugana umugore we?
mbimenye mu rukerera mu masaha ya 8 z'ijoro ngo bari bafitanye ikibazo gikomeye cy'imiryango cy'urugo ariko mu by'ukuri yamutoteje bihagije cyane kugeza n'ubwo abantu duhuruye dusanga umubyeyi wacu yashizemo umwuka pe nuko nguko ariko ntacyo nabona nakubwira ubu ngubu ntacyo nabona nakubwira Umubyeyi ati ntacyo nabona nakubwira uyu mugabo bivuga ko ngari we bihamagariye inzego za ribu nawe yahamagaye wa muntu uyu mubyeyi wapfuye ngo yarafatiye abantu benshi yaradufatiye runini nta muntu waburaraga nganda yamanika amaboko pe namunigize afasha ariko mwana we hoya nta waburaraga uyu mwana mfite ahambyaye nawe wamaye amafaranga ejo bundi njya kubyara mama Diane sinamwibagirwa pe ngaye gukorera hangaha ni ku nzu y'ubucuruzi ya mama Diane aho yivuganywe na papa Diane ndetse ariko abaturage bari kubitangaza ariko nta makuru yimbitse ari uko ari wamwivuganye umugabo ahamagara inzego z'umutekano cyangwa se inzego zibishinzwe avuga ko umugore we bitewe nuko ararwaye ngo hypertension ishobora kuba ariyo yamuhitanye reka nkomeze nganire n'abandi bagiye batandukanye kugira ngo tubashe gukora inkuru yacu ibashe kuzura by'umwihariko turakomeza tubane turi ku Gisozi muri Musezero yego tugiriye umugisha wo kubana na Mutwara Sibo wo muri aka gace uyu mama yacururizagamo by'umwihariko kugira ngo tumubaze ese Mutwara Sibo reka mbanze nkwakire ndetse ngwe n'ikaze ku Manuro TV mubwire ngo ahangaha biravuga ko hari umugabo ushobora kuba yihekuye akiyicira umugore iyi nkuru mwebwe mwayakiriye ryari ese byabaye mu masaha yasangaye urebye byabaye mu masaha ya 8 nibwo twamenye iyo nkuru y'akababaro ko uwo mugabo yihekuye akicira umugore amaze kumwica nibwo yahamagaye inzego z'umutekano timwaza mukantabara umugore wanjye yarwaraga hypertension ntekeza ko ari ishobora kuba yamwishe ariko amakuru ahari yimbitse nuko avuga ko ubwe bari bafitanye amakimbirane amaze igihe kirekire bikavuga ko ari nayo ntandaro kugira ngo yice umugore kuko igihe amaranye ubwo burwayi bwakagombye kuba bwaramwishe ariko amakuru ahari yimbitse nubwo inzego z'umutekano ziyakurikirana biri gukekwa ko ariwe wihekuye akicira umugore kugeza n'ubu we inzego zibishinzwe zamutwaye umugore nawe yamujyanye mu buruhukiro Kacyiru ubwo dutegereje buryo ki ibimenyetso bya gihanga bizaza bimushinja cyangwa se bitamushinja ubwo dutegereje amakuru azaturuka muri ubwo bugenzuzi bagiye gukora bwimbitse ubwo wenda hagize kiyongeraho twazakibamenyesha murakoze tutaragera cyangwa se nkiri kukubaza biravuga ko uyu mubyeyi n'umwe mu bantu babanaga neza n'abantu ndetse akanabanira abantu by'umwihariko ko yari afite inzu acururizamo ahangaha n'umugabo we akagira indi nzu acururizamo ariko abantu baravuga ko ejo bundi babonye umugabo we ino nzu uyu mama yacururizagamo iyi ngiyi bari kureba kuri kamera abenshi bavuga bati uyu mugabo yishe umugore we abigambiriye ntago abikoze kubera ko hari ikintu kindi cyaba cyatumye abeshya ko ari hypertension yamwishe mwe mwabanaga nawe mu buzima bwa buri munsi uyu mama yari umuntu umeze gute by'umwihariko nkawe nk'umuyobozi w'isibo yahangaha uyu mubyeyi yakoreraga yari umuntu usabana na buri muri mwe wese ari umukarani ari umuhisi ari umugenzi bose bamuganaga wari ufite inzara akagikemura ari abana yishyuriraga amashuri n'ubu ugerageje ukagera mu rugo rwe hari abana bishwe n'agahinda n'amarira b'imfubyi yafashaga na n'izi saha bananiye kubyakira babuze uko babigenza rwose ariko urebye nejo tuvuye mu muganda umugabo yaraje yinjira mu mutungo nk'uko tuba winjiramo ariko twebwe ntitwabasha kumenya ikibyishe inyuma cyangwa se icyagambiriye n'ubwo iyo nkuru twayimenye muri ayo masaha 8 ariko mu baturanyi be bivugwa ko nubundi amakimbirane bari bayasanganywe avuga ati nzakwica ubwo rero iki saha yo cyari cyo gihe cye cyo kugira ngo abisoze ariko iyo mvugo yayihoranaga mu kanwa kiwe biravugwa ko uyu mubyeyi nubwo ashobora kuba yitabye Imana
cyangwa se yapfuye ariko bigikekwa ko ashobora kuba yishwe n'umugabo we. Abantu benshi baravuga ko hari amakimbirane y'urundi rugo uwo mugabo yari yarinjiye ariyo mpamvu yatumye yica umugore we. Ese mwebwe nk'abayobozi b'isibo uyu mugabo hari uburyo bundi mwajyaga mubona nawe yari afitanye umubano n'uwo mugore kugeza ubwo bishobora kuvamo ikibazo cyo kuba yatuma yica umugore we? Urabizi ko mu banyarwanda cyangwa se uko bisanzwe iyo umuntu afite biro ya kabiri amakimbirane ntagabura mu rugo rukuru byanga byakunda kabitesha no kuba n'urwo rugo rwa kabiri ariko rwabiteye ko kugeza amagingo ntitwabishimangira ariko intandaro yaba ariyo. Ati intandaro yaba ari abandi barambwira bati ejo bundi n'umugabo ugeze guhibisa ibihuha avuga ko umugore we ngo ashobora kuba asambana ndetse akanasambanira munsi yanga akorera mu murima w'ibigori. Mwebwe iyo nkuru cyase ayo makuru mwamwarayakiriye? Ese nk'abayobozi b'isibo mwakira ayo makuru mwayakoze hiki? Byo byaravuzwe ariko bivugwa nta gihamya gihari. Burya umuntu afite gihamya nibwo abanga uyu muntu yakoze ibi ngibi. Yego. Habayeho gukeka ntago habayeho kumufatira mu cyuho. Ntabwo ugeze amufata ahubwo ni ibintu yaketse. Nibyo yaketse kubw'ibyo akora nawe ubwe ariko ntabwo ugeze amufatira mu cyuho ngaga kugira ngo namwifatiye n'amagambo gusa y'ibihuha. Uyu mama yarabanye gute n'abantu muri kano gace yakoreragamo by'umwihariko yaba mwebwe mwamuganagamo umuhahira ndetse yaba n'abantu wenda babanye mu buzima busanzwe? Yari umama ubanye gute ndetse umugabo we yarabanye gute n'abantu muri rusange? Imibanire y'umugore n'abantu byo ibyinshi wagiye ubyiyumvira. Ibona abantu baheranwe n'agahinda kubw'umugore baheranwe n'agahinda kubw'uko umugabo yafunzwe ntibigaragaza ko umugore yarabanye neza n'abaturanyi n'inshuti n'abavandimwe. Yego. Ariko imibanire y'umugabo yirwaga mu kabari ntago navuga ngo imibanire ni iyihe. Navuga imibanire y'umugore uko yarabanye n'abantu neza. Imibanire y'umugabo yo ntayo nzi. Iyi nzu abantu bari kureba kuri kamera biravuga ko ariyo basanze umugore yaguyemo ndetse ni naho banakuye umurambo we. Ese byabaye ryari kugira ngo baze gukuramo umurambo we muri iyi nzu? Binavuga ko umugabo ari we wihamagariye abaza kuwukuramo ndetse anahamagara izo nzego z'umutekano. Ese nk'abayobozi b'isibo bayoboye muri kano gace uyu mugabo ntigeze abahamagara kugira ngo amenyeshe ko umugore wahuye n'ikibazo cyase ahamagare wenda abajyana ubuzima kugira ngo ababwire ko hari ikibazo kibaye muri botike ko umugore washobora kuba yitabye Imana? Yahamagaye polisi nayo ihamagara ubuyobozi bw'umudugudu n'ubw'umutekano. Yego. Nibwo bwabasanze ahangaha babasha kugira ngo bakinguze bamwe mu baturanyi bari bikingiranye. Biba ngombwa ko n'urugi barwica kugira ngo bakuremo umugabo uzwi ku izina rya Mushi aho yari yikingiranye mu nzu ye kuko yari yanze gukingura. Yego. Yuko bivugwa ko no mu rupfu rw'uwo mubyeyi n'uwo mugabo Mushi nawe yari ahahagaze. Bivuze ngo ntago umugabo yishe umugore wenyine ahubwo afite undi wamufashije kugira ngo babashe kwica umugore we. Ibigaragara byo harimo uwo bita Mushi n'umuzamu we n'umukozi n'umugore wa Mushi nibo bakekwa ko aribo bakoze ayo mahano bari kumwe. Nibo bakekwa ko bakoze amahano bakica umugore w'uyu mugabo? Yego. N'uwo mugabo bari kumwe? Yego. Bakaba bamuhoye iki ko wenda numvishe ko uwo mushingo yabyutse agasohoka yiruka akagenda akajya kubwira umugore we ati uyu mugabo yishe umugore we? Kugeza amagingo ntago twamenya icyo bapfuye ariko nkuko babikubwiye byavuzwe gutya bati umugabo yishe umugore reka dukinge dukomeze yuko ishyamba si ryero. Ariko icyo bapfuye nyirizina ntago kiramenyekana cyetse bakibajije abo bamwicanye bari kumwe. By'umwihariko kugira ngo wenda nakurekure ukomeze uyu munsi dore ko turi ku munsi w'intwari ndagira ngo nkwibarize kano kantu kanyuma nkawe nk'umutwara sibo ni iki wajyaga wumva wenda muri iyi botike cyase mu rugo rw'aba bombi dore ko ari n'abaturage bavuze bati uyu mugabo kuza amanga buri gihe twabonaga bidasa neza yaba ari iki cyatuma weho ubona ko uyu mugabo ashobora kuba yafatanyikanyije na bagenzi be bakabasha kuba bahitana umugore w'uyu mugabo? Ni amakimbirane. N'amakimbirane aturuka ku kiwenda nimba wajyaga wumva amakuru y'uru rugo rw'aba bombi? Umugabo yashinjaga umugore kamuca inyuma. Yego. Ariko kugeza amagingo ubu nta gihamya gihari y'umuntu akeka, nta gihamya yuko n'ubuyobozi batuvuga ngo niba ufite gihamya cyangwa se ufite ibizibiti urabigaragaza. Ako y'umuntu abwiwe ikintu atagihagazeho agendera kuri ibyo ngibyo
nkeka ko icyo cyane bimuteye we agatara umujinya uko yakora ibyo ngibyo, ariko nyuma yaho habayeho kwicuza ngo nsigaye hehe nanjye wakwiyahura. Umugabo nawe yashatse kwiyahura. Yego, yashatse kwiyahura kubera iki? Nimba mwumvishije amakuru yaba ari cyo cyatumye wenda yumva yakiyahura kubw'ibyo yakoze. Kubw'ibyo yakoze byatumye nawe avuga ngo reka niyahure ntaho nsigaye, ariko kubw'inzego z'umutekano zari zahageze, yego, zatumye nawe icyo gikorwa atakigeraho. Yagiye kwiyahura biranga kubera ko inzego z'umutekano zari zahageze, ndetse nanakurekura n'icyo bashishikariza abaturage muri rusange, kugira ngo ibi ngibi wenda bigaragara impfu za buri kanya zibashe gushira, dore ko abantu benshi ingo zitabanye neza muri iki gihe zisa nkaho zitaki. Icyo nabashishikariza mu kuvuga niba habonetse amakimbirane mu rugo be kubyihererana, yego, bagana ubuyobozi, niba barasezeranye bagerageza ukuntu babatanya, niba batarasezeranye nabwo babatanye, kugira ngo impfu za hato na hato zikomeze ziboneke, umwe yazibukira akareka umutungo wari bafitanye, umwe akagenda undi akagenda, yuko ubuzima burahenda. Yego. Okay, reka mbashimire mbabwire ngo narihori nk'ibisanzwe, mperereye mu aka kagari bakita mu kagari ka Musezero ndetse mu murenge wa Gisozi, mudugudu wa Marembo, habereye ubwo bwicanyi bw'uko umugabo ashobora kuba cyasakekwa ko yishe umugore we amusanze muri boutique yakoreragamo ndetse afatanyije n'abagenzi. Ndakomeza tubane muri iyi nkuru, reka mbe mbaritse. Abo binyoroheye uyu mubyeyi ku myaka mbaye hano muri Gisozi, nta muntu yigize agirira nabi, nta muntu yigize abanira nawe nabi. Umubyeyi yadufasha agatitaye uko umuntu ari kose pe, ariko inkuru ye yaduciye umugongo, twababaye bihagije cyane. Uyu mubyeyi Mama Diane nta muntu yigize abangamira mu mibereho ye yose. Mama Diane rikavukira hano ruguru. Mama Diane yaradufashaga, yagiraga gute, ariko itotezwa ryerekeye no kuba n'umugabo we n'abaturanyi hano hepfo, yego, pe byo ryari rihari. Urupfu rwe Mana yanjye have byihorera. Mwe mwari muhari cyangwa se mwumvishe aya makuru mutuye hano hafi ndetse mwantahiraga aha ngaha, uyu mugore n'umugabo bapfaga ayahe makimbirane kugeza ubwo bagezaho umugabo yakivugana umugore we? Mbimenye mu rukerera mu masaha ya 8 z'ijoro, ngo bari bafitanye ikibazo gikomeye cy'imiryango cy'urugo.